الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا مصطفى محمد صلوات الله والسلام عليه. dukomeje isomo ryacu mu gitabo cyitiriwe Tibb an-Nabawi cya Imam Diyauddin al-Maqdisi rahmatullahi alayhi. Mbere na mbere reka tubanze dusabire intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cyane ko kumusabira cyane ku munsi w'Ijuma nibyo twashishikarijwe nawe. Kuva mu ijoro ry'Ijuma kugera ku manwa y'Ijuma ni byiza aho twicaye hose tugira tuti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Isomo ryacu rirakomereza mu kurebera hamwe ku by'ikijisho. Isomo ryabanje kubigendanye n'ikijisho kibi byari nka introduction, kugaragaza mu ncamake no kugaragaza ikigambiriwe mu kijisho kibi nkuko twarebeye hamwe definition yacyo. Ahangaha rero tugarutse mu gitabo cyacu kuri hadithi y'148, hadithi yakiriwe na Ibn Abbas radiyallahu anhu, aho inkuru yikesha umwimana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko yavuze iti, i hadithi n'ubundi twayivuze mu masomo yacu yabanje al-aynu haqqu, ikijisho n'ukuri. Babandi batemera ko ikijisho kibaho, babandi batemera ko ikijisho gishobora kurimbura umuntu cyangwa se gishobora kugira ingaruka ku muntu, Rasul sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati al-aynu haqqu, ikijisho kibaho, ikijisho n'ukuri. Walau kana shay'un yasbiqu al-qadar la sabaqatuhu al-ayn, iyo biza kuba cyangwa se hari ikintu cyajya imbere kigasiganwa n'igena Imana iba yatugeneye, ikijisho cyasiganwa n'igeno. Ariko ibyo ntibibaho. Yani arashaka kutwereka ko ikijisho gifite ingufu, ikijisho gifite ingaruka zihambaye kuri wa wundi utabashiye kwikinga kuri Allah subhanahu wa ta'ala, wa wundi utibuka gusari, wa wundi utiyegereza Imana, wa wundi utibuka iswala, utibuka amaduwa agiye atandukanye mu buryo ashobora kwikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Niba Allah atumanuye qul a'udhu bi rabbin nas, qul a'udhu bi rabbil falaq, nisura twifashisha twikinga ko ibyo bibi byose byatugeraho, ariko ntuzikoreshe, ndumva ushobora kwinjira muri wa mugani w'abanyarwanda ugira uti uyishe ntaririrwa, uyishe ntaririrwa. Ariko dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaturinda akarinda n'abemera Imana bose. Abamenyi bakunze kuvuga ko ibibaho byinshi mu bibazo, mu makuba, ibyinshi usanga biterwa n'ikijisho, nubwo bose tutamenya icyabiteye. Ni wa munyashyari, abanyeshyari ni benshi bitewe nuko abantu baba kure y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Abarwaye imitima ni benshi, abarwaye imitima y'amashyari ni benshi. Nyuma y'uko rero abanyeshyari ari benshi, ushobora gusanga hari umunyeshyari uteza ingaruka, umunyeshyari muri uteza ikijisho. Bo uzasanga ari bake ariko bariho. Yareba ikintu, yavuga ikintu, rimwe na rimwe kikaba cyaba ku muntu. Abo ngabo rero nibo mukuri Rasul sallallahu alaihi wasallam yakomeje muri hadithi nkuko twabivuze. Hadithi yatangiye agira ati al-aynu haqq, ikijisho n'ukuri. Walau kana shay'un yasbiqu al-qadar sabaqatuhu al-ayn, habaye ikintu gishobora gusiganwa n'igeno Allah subhanahu wa ta'ala yatugeneye, ikijisho gishobora gusiganwa n'igeno. Yani ikijisho gishobora kugira uruhare, gishobora no kutugiraho ingaruka. wa idha stughsiltum faghsilu, mwaramuka musabwe koga, mwaramuka musabwe gukaraba, muzakarabe. Iyo bibaye byiza, uyu nyiri kureba ikijisho, nyiri kugira ishyari akareba mugenzi we cyangwa se umwana wundi, imodoka y'undi, akaba yateza ikijisho, yasabwe koga umubiri wose cyangwa se gutawaza, gukaraba. Si ngombwa gutawaza nko gutawaza kw'iwudu, twabivuze mu isomo, no gukaraba ibiganza, ukarabira mu kantu k'akabase, ugashyira amazi mu kanwa, ucira muri kakabase, ugakaraba mu maso, umuranga bwawe ushyira muri kakabase, ugakaraba amaboko yombi ugeza ku nkokora, ugakaraba ugeza no ku mavi. Aya mazi yose ushyira mu kabase, noneho bakayuhagira wa muntu wagezweho n'ikijisho.
insha Allah ku bushobozi bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala arakira, nkuko turi buze kubirebera hamwe uko ikijisho kivurwa, kandi twagereje no kubivuga muri audio cyangwa se mu masomo yatambutse. Indi riwaya nayo ni riwaya ikomeza muri hadithi itubwira ati la shay'un fil ham, mukuri ham nta mwaka ubaho, nta mwaka ubaho. Ubundi ham ahangaha cyari ikinyoni iyo cyagwaga ku nzu y'umuntu cyangwa se iyo cyavugira ku nzu y'umuntu bavuga ati iriya nzu iribuze gupfamo umuntu. Mu Kinyarwanda ngenekereje twakita nk'igihunyira, sinzi niba abantu bose ariko bakita, ariko twe iwacu Musanze, ndi umunyamusanze, iwacu Musanze bakitaga igihunyire. Icyo kinyoni nkizi nyiri umwana, ubu ngubu sinzi niba kikibaho. Rasul sallallahu alaihi wasallam akatubwira la shay'un fil ham, icyo kinyoni ni baringa. Icyitwa ikinyoni, icyo kinyoni igihunyira ni baringa. Igihunyira kuvuga ngo cyaguye ku umuntu ari buze kugira ingaruka, ibyo ngibyo ni baringa, ntaho biri. Wala aynu haqq, ahubwo ikijisho cyo ni ukuri, ikijisho cyo gishobora kukubaho. Umwemeramana rero ubonye igihunyira kiguye ku nzu ye, Rasul sallallahu alaihi wasallam yamushishikarije kugira tafaul, yani kuvuga ati ibintu ni baringa, ibi ntacyo byantwara, nge ndi strong, nge ndakomeye, ibintu ntacyo byantwara. Ariko ikijisho cyo ni ukuri, urasabwa kwirinda. Ariko ikinyoni cyo cyumvise umuntu akubwira ati hari ikinyoni twumvise ku nzu yawe, yumvira ati watoka satani kabisa, ibyo ntabwo bishobora kuba byambaho, nkuko tubisanga muri hadithi n'umwimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, indi hadithi ni hadithi nayo yakiriwe na Ubayd bin Rifa'a, aho Rasul sallallahu alaihi wasallam yagize ati ku mvugo dukesha Asma bint Abi Bakar radiyallahu anhu, aho yazimwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amubwira ati ya Rasulullah, mu muryango wa Ja'far harimo ikijisho, ese bakorerwa ruqya? Intumwa y'Imana n'ubwira iti naam, bagiye bakorerwa ruqya. Iyi ni dalili yuko ikijisho kivurwa na ruqya iyo ugisanze mu muryango cyangwa se hari umuntu bagisanzeho, iyo kikiba ako kanya nyiri kugiteza ahari azwi, cyangwa se ari abantu benshi bari aho ngaho, ariko mukaba mushobora kuba mwabuhagira bose mukabona amazi mushobora gusuka kuri uriya muntu, bose bashobora gukaraba amazi bakaguhereza ukavura umwana wawe cyangwa se ukaba wakwivura, birashoboka. Ariko iyo ari ikintu cyatambutse ukaba ubona ingaruka, tuzagerageza kongera kuzisubiramo ingaruka zigaragaza ko umuntu arwaye ikijisho, izo insha Allah ndasaba Imana ko ntazibagirwa. Iyo ubonye ko hari ibimenyetso bigaragaza ko uwo muntu cyangwa se ahantu umuryango urimo ikijisho, nta kindi bakora ruqya. Kandi ruqya tumaze kwigaho inyigisho nyinshi, mujye mugerageza musubire mu audio yagiye atambuka, uburyo twagiye tugaragaza uburyo wasoma suratul Fatiha inshuro 7, wasoma ayatul kursi inshuro 3 cyangwa se 7, uburyo wasoma qul huwallahu, qul a'udhu bifalaq, qul a'udhu binnasi. Izo sura zose ugenda usoma inshuro 7, usomera mu mazi ugaherezo mwana. Ariko ayo masomo tuzayina tuyagura ku bushobozi bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam rero yemerera Asma bint Abi Bakar ko abo bantu cyangwa se abo bantu bagomba gukora ruqya cyangwa se bagakorerwa ruqya, nabyo biremewe kuri wa muntu wagaragaweho ibimenyetso byuko arwaye ikijisho. Ahangaha nkasozereza kuri hadithi y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakiruna Salama ko Rasul sallallahu alaihi wasallam yigeze kubona umwe mu bana b'abakobwa, umwana w'umukobwa w'umwangavu, arwaye ibintu mu maso, ushobora kuza nk'ibiheri cyangwa se ibintu by'ibikushe mu maso. Faqala, lamubwira ati abwira uwo mwana istariqu laha, mumukorere ruqya, fa inna biha nadhara, kubera ko biragaragara ko yakubiswe n'ikijisho, biragaragara ko yarebwe ikijisho. Naam, iyi hadithi yanyibukije kera ntaramenya ibintu by'ikijisho. Rimwe nigeze kwicara n'umwe mu bayisilamukazi, yarafite ibintu mu maso, anyereka amafoto ye ya kera, anyereka ko mukuri ibyo bintu yatunguwe n'uburyo byaje, anyereka ko yari mwiza mu maso, nta biheri birimo, ntaki. Nari muto ariko
ndibuka ko nge namwerekeje gukora ruqya zimwe muri aya na hadithi ashobora gukora ruqya. Ndibuka ko nanamukoreye ruqya alhamdulillah kubitangaza by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Yarabyutse hashize iminsi abona bya bintu byagiye mu gihe yarabimaranye ndakeka nk'imyaka 2 cyangwa se 3 byari bimeze nk'ibintu by'ibikushi mu maso byizanye atazi byari byo wakeka ko ari uburozi, ariko yakoze ruqya ibyo bintu yari afite mu maso biragenda. Iyo mvuze ngo nibuka ko namukoreye ruqya ndibutsa abantu ko nge ntabwo nkunda gukora abantu ruqya, ibyo urumva ni bya kera. Sinkunda gukora abantu ruqya, ahubwo mbigisha uburyo bakagombye kwikora ruqya, kubera ko nyirubwite ni ubabaye kurusha kuba yahamagara undi, yampamagara cyangwa se agahamagara undi kuba yamukora ruqya, cyangwa se mu kimwe ukigisha abana bawe. Nkanasoza mbibutsa mbabwira ni urebye kwa sogokuru wawe, kuva kwa sogokuru kumanuka, uri buze gusanga umuryango imma urimo ikinyendaro, cyangwa se urimo umuntu wariye riba, cyangwa se urimo umuntu ukora shiriki. Yani mu muryango kugira ngo kuva kwa sogokuru burimo umuntu udakora shiriki, cyangwa se ubura umuntu usange nta muntu 100% nta muntu umwe urarya riba, nta muntu numwe urasambana ngo abafite ikinyendaro mu muryango, biragoye. Kandi ibi byaha ni bimwe mu byaha tubwirwa muri ahadith z'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bikurura umwako, bikurura amakuba. Iyo tuvuze umwako abantu bavuga ati umwako nubaho, nkuko twabivuze muri ahadith. Umwako nubaho nyine w'ibihunyira wo kubona ipusi, uwo ngo nubaho, ariko umwako w'ibyaha ubaho. Ibyaha gukurura amakuba mu muryango, abana bawe bagahangayika bakabaho nabitewe na riba wariye, abana bakabaho nabi bagahangayika bitewe n'ubushirikina wagiyemo, abana bakabaho nabi bagahangayika bitewe n'ubusambanyi wivurugusemo. Ibyo byo tubyemeranyaho, cyangwa se abamenyi bakisilamu barabyemera ko ari ibintu bishobora gukurura umwaka, kuko icyaha ni umuzigo nyirubwite arawikorera, akaba ya rimwe na rimwe n'abana bawo muzunguraho. Uyu muryango rero urimo ibintu bitatu. Ni nkuko kandi iyo urebye kuva kwa sogokuru kumanuka hasi, kugira ngo uzabone mu muryango wacu, uzabura umuryango wanyu 100% ko nta muntu urwaye diabete, ko nta muntu urwaye kanseri, ko nta muntu urwaye 100% sida, nabyo biragoye. Urumva ko ibi byaha byakuruye ibi ngibi. Kuri iyo mpamvu dukora umushinga tugira umwana umwe nibura mu muryango wihimana, akigidina agahifadhi Qur'ani, akihimana cyane, nibura akazajya yicara akanakorera istighfar, agasabira abo mu muryango we, kugira ngo umuryango utaza guhura n'umuvumo wose. Murumva ko aka kantu nkunze kugashishikariza abayisilamu ko buri rugo nibura hakagombye kuvamo umwana w'umusomyi usobanukiwe idini, w'umushekhe mwiza, atari baba shekhe usanga rimwe na rimwe biyitira ko bizi idini ariko idini ritabagaragarwaho. Umushekhe ukunze idini, ushaka abana 2-3 kugira ngo umwe nagupfira, ni uruzaho ufite undi 2-3 mu muryango, ariko imiryango yacu yongere igarure baraka, kubera ko urabona mukuri irimo irarangira. Uragaruka kwa sogokuru ugasanga abantu bose abenshi nabakene, abenshi bamwe bari muri shiriki, abandi ninjije niyo bize n'iki. Nasallallahu salama tarafa. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha gutekereza ibyatugira akamaro. Nsaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yabishimira nanjye akanyishimira.